Yafite ibisebe uko yabinyeretse arabifite yabinyerekaga nabo bari kureba yabinyeretse. Ibyo yakweretse ni agana he na he? Yanyeretse hano mu mbavu. Anyerekana kuko ari kugiye no gucika. Ngutwi ko kugize? Ari kugiye gucika kuko mugaragara igisebe kanyuzemo na hano inyuma ye. None se kikaba igisebe cyo gukubitisha iki n'iki namukubitishije cyo? Ntabwo bamukubitije ntabwo namubaje ibintu bakoresheje. Kuko nanjye nabyo nakandi kugaragarinda na nitera ndi no kucisha mu nkana ya Tihangane. Ubwo namubajije byicikanye n'ibise. Gusa yambwiye ko ikimutunza ari inkoni. Kimutunza ari inkoni? Bambwiye ngo nakwicisha mu cyuma ngo ariko ngo akabatemere kujya kwa muganga. Ngo uko bizagenda ntabwo nguzi. Kuko ngiye sinkagira ubwoba nkabwira babona nanjye batsigaranye. Ibisebe wabonye ari ibisebe bikomeye cyane ibisebe byoroheje? Ibisebe kubera ko bimwe harimo ibi gusa kuma harimo ibi byavuba. Gusa nabonye ababaje bakamuza amafaranga yo kurya kuko nta kintu impungure nazashoboye. Noneho kandi ikindi ngo amafaranga bohereje kuwa mbere ngo amafaranga bambwe ko amafaranga bamwohereje 30 nabwo ko nta n'upfumu yigeze abona. Nk'uko umutwe w'inkuru itohoje kandi itabazo bigaragaza, umunyamakuru Niyonsenga Dieudonné Cyuma Hassan yarakubiswe bikomeye mu minsi ishize kandi aracyakubitwa, ariko igishya kirimo nuko hongerewe ubwinshi bw'inkoni, inshyi n'amakofe anongerwa n'inshuro zo kumukubita buri munsi. Mu bamukubita kandi harimo umwe w'inzobere mu gukubita ababaza no kumugaza nk'uko Cyuma abyivugira, kandi akamwita umusirikare aho kumwita umucungagereza. Mu basanzwe bamukubita mu minsi ishize hiyongereyeho undi we, bikaba byari ubwa mbere amukubise ariko akamumariramo umujinya mwinshi ndengagipimo, kuko yamumennye ingoma y'ugutwi kumwe ukaba kutacyumva, ndetse uko gutwi uyu yaragukubise hafi yo kuguca ngo gukureho. Nubwo hari abumva inkuru dukora bakazikerensa bakina ku mubyimba abo dutabariza, uramutse ushidikanya uzanyarukira Mageragere umusure cyangwa se uzabaza abo bafunganywe, bitihise uzayibaza umucungagereza ugifite umutima muntu uzamenya ukuri. Izina ryo rahitanye Cyuma, ariko Imana igakinga akaboko ikamutiza indi minsi yo gutera kuka, turigarukaho ku musozo, dore ko kuba twari tukirishakisha ari byo byatumye dutinda gato kubagezaho iyi nkuru twabateguriye nyamara kuwa gatanu w'icyumweru gishize. Iyi ni Pax TV IREME News, ijwi ry'abativugira. Kuba muri iyi minsi tugaruka kuri Cyuma, Karasira, Dr. Kayumba n'abandi bamwe na bamwe nuko bababaye bihambaye, bababazwa cyane, ariko bo ubwabo bakaba badafite ijwi ryo kuvuga n'umuyoboro wo kuvugiramo. Turabavugira kuko bake cyane nibo bonyine babasha kubavugira, kuko kandi iyi sambu dutuyeyo yabagize ibicibwa. Mwese badukurikiye tubahaye ikaze. Turi kuwa gatanu tariki ya 10 y'ukwezi kwa gatandatu Kamena umwaka wa 2022, turi muri gare ya Nyabugogo aho dutegereje amakuru mpamo na amakuru mashya y'umunyamakuru Cyuma Hassan Niyonsenga Dieudonné, kuko ayo twabonye mu cyumweru gishize atari yuzuye ngo tubashe kuyabagezaho, ariko akaba yari n'amakuru ababaje ku buzima bwa Cyuma Hassan. Tutaraganira n'uduhe inkuru yahaya none kuri Cyuma, tubanze turebe icyumweru giciyemo uko cyagenze. Kuwa gatanu banziriza ushize, no kuvuga ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2021, Cyuma Hassan Niyonsenga Dieudonné yasuwe n'abarize Fabien wahoze ari umuzamu we. Ni umwe mu bantu bake bari baranambye kuri Cyuma, amusigarira ku rugo, akomeza no kubintu byo yahasize atabitegerejemo igihembo icyo ari cyo cyose. Yaritanze bihagije kandi habaye umwizerwa kugeza anaherekeje ibyagomba kwimurwa bikagezwa iwabo wa Cyuma. Ubwo uyu barize Fabien yasuraga Cyuma, mu kuganira kwabo Cyuma yaramutumye amuha ubutumwa agomba gutangaza no menyesha abazabunyuzaho barimo natwe Pax TV. Barize Fabien yabanje kubitinya kuko Cyuma yaramubwiye amagambo akomeye. Cyakora nyuma y'iminsi 2 amaze gushira impumu, hari ku cyumweru tariki 29 z'ukwezi kwa gatanu isaha 4 za mu gitondo, nibwo nakiriye ubutumwa bwa WhatsApp buvuye kuri Fabien bugira buti waramutse Cyuma ngo mutahe. Turamukorera ubuvugizi gute se?
Nahise numva ko ishyamba ritari ryeru, niko kumuhamagara mubaza ingingo nkuru z'ibyo Cyuma yamutumye ngo bikorerwe ubuvugizi. Mu magambo ye Fabien Barizeye yaransubije ngo Cyuma yantumye ngo inkoni ziramurembeje zigiye kumwica, bamukubita buri munsi bongera inkoni mu zindi ku buryo bamumugaje. Naramubaje nti niki cyakwemeje ko akwitwa koko? Nawe ati yanyeretse ibikomere bikiri bibisi, afite agahinda mu maso, nta morara afite. Ndongera ndamubaza nti ese yaba yarakubwiye impamvu amukubita n'icyo yamuziza? Mu kunsubiza Fabien yasubiyemo amagambo yabwiwe na Cyuma agira ati inkoni zo bari banasanzwe badukubita ariko ubu zariyongereye, zabaye nyinshi, banongeramo ubugome. Kuva uriya munsi twangaga ibyo bari badutegetse, umunsi twanze kuvugana n'ibitangazamakuru byabo by'ibigambanyi. Bashaka ko tuvuga ibintu byiza, ko turya neza, ko turyama neza, tukavuga ko tuvurwa neza, mbese ko nta kibazo na kimwe dufite. Ko abavuga ko tubayeho nabi ari abanzi b'igihugu, ko twe twishimiye uburyo dukora uburoko. Ikindi yongeyeho nuko ngo kuba abavoka ba Cyuma barahisemo gusubirishamo urubanza rwa Cyuma nabyo biri mu byo azira, kuko ngo yakagombye ko yari yakiriye agafungwa imyaka bamukatiye. Fabien ati Cyuma yantumye ngo tumutabarize ahashoboka hose, kuko isaha n'isaha ngo ubuzima bwe bushobora kujya mu kaga, kuko ngo abayeho mu manegeka kandi yarwara ntavuzwe. Naramubwiye nti Fabien ibintu uri kuvuga ko bikomeye cyane, nubwo twaganiriye mbifata mu majwi, ayo majwi yawe ntahagije, dore ko twanaganiraga bisanzwe bitari mu mujyo wa interview yo gutangaza. Birakenewe rero ko tugirana ikiganiro cy'amajwi n'amashusho, ukabisobanura imbona nkubone kugira ngo hatagira n'ukeka ko ari amazimwe cyangwa amabwire, hakaba n'ababifata nko guca igikuba ku bibazo bitariho. Barizeye Fabien yatwemereye ko tubonana nyuma y'amasaha make akaduha amakuru arambuye, natwe tugatumikira Cyuma Hassan Niyonsenga Dieudonné. Mbibutse ko hari ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa 5 gushize muri uyu mwaka wa 2022. Igitangaje kandi cyane nuko kuva uwo munota Fabien ntiyongeye kuboneka ukundi. N'ikindi gitangazamakuru cyagomba guha nawe yanagihaye gahunda cyaramushatse arabura burundu. Icyaduteye kubona icyerekezo cyo kubura kwe ariko byumvikane ko atari ukuzimira cyangwa kuri irengero, mu buryo bwatunguranye Fabien ntiyongeye kugira ahura n'umuntu uzi Cyuma cyangwa wigeze kuganira nawe. Bene nabo yatangiye kubahunga no kubagendera kure, uhereye kuri Jean Dodier umushoferi wa Cyuma Hassan. Uburyo yakanzwemo bakamuhahamura turabagarukaho nyuma. Twifuje nanone kubaza uwagiye gusura Cyuma nyuma ya Fabien, ariko ku itariki ya 3 ukwezi kwa 6 umwaka wa 2022 ni kuwa 5 ukurikira uwo Fabien yasuye Cyuma, uwagombaga kumusura yahinduye gahunda ku munota wa nyuma, ku mpamvu tutari bugarukeho muri uyu mwanya. Ibi byatumye ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa 6 ari umunsi wo gusura, uyu munsi wa none twiyemeje ko ujya gusura Cyuma dushakisha uko twabonana nawe tukavugana nawe atarisubira, ataragera kure cyangwa se ataraterwa ubwoba. Ni muri urwo rwego uyu munsi tugiye gutega amatwi wasuye Cyuma, tukaba twamutegereje akivayo, twamutegereje hano muri gare Nyabugogo ngo hato nawe atagera mu nzira agahamurwa nawe afite mu nshingano, bikarangira atavuze amakuru ya musaza we watujwe ahaga mu kaga k'amagi. Tumutega amatwi. Muri aka kanya ubu kuri isaha ishyira isa 8 n'indi minota irengaho nibwo ukigera hano muri gare Nyabugogo uvuye gusoma umuvandimwe wawe Cyuma. Muri aho ariko ubundi amazina yanyu nindi? Nitwa Mushobora Odette, nitwa Mushobora Odette, abandi mushiki wa Cyuma. Muvuye kuri gereza ya Mageragere, ubundi kuva mu Gakenke niho utuye? Ntuye mu karere ka Gakenke, ariko aho nshakiye ni mu murenge wa Rusasa, mu kahoze ari Gatonde. Ariko nawe ni mu Gakenke? Nawe ni mu Gakenke. None urugendo rwabaye ruhire kuva Gakenke ugera Kigali ugera Mageragere? Bazananye nuko imodoka yashatse gutinda mu Gakenke, ariko nta kibazo cyabaye. Kuko nanagiye hariya nzi ko wenda bataratuma ninjira kubera nta karita nari mfite, ariko nakoresheje telefone no kwikingiza nari nikingije, ariko batampaye igipapuro. Ubwo mageze byerekana nabyo muri telefone mbona barabyakira nta kibazo. Kwikingiza wabyerekanye kuri telefone, ubutumwa bwa telefone ugeze kuri gereza? Ntabwo watinze kumubona, wahageze ujya gutegereza barakwakira cyangwa byatinze? Nahageze kwa nafashe nimero 28, nahageze kwa 28
ubwo hasura icyiciro cya mbere, hasura icya kabiri, hasura icya gatatu, ugiye kuza icya kane nibwo haje umuntu ufite mikoro arahamagara ati mujabera wodeta nditaba atongera wicare ubwo mu kanya mbona bazanye umuntu aramfata arayijana nyine anyereka ahantu nicara umuntu baraje kuzana turabana. bivuga ko wowe Cyuma ujya kumwakira ntago bamuguhayire aho babahayira abandi bakujyana ahantu hihariye? Yiharangiye hanyenyine kuko we yambwiye ko ari ruguru atari kumwe n'abandi n'anafungiye, yambwiye ko ari wenyine nawe ndi mu abantu. Uwaje gutwara n'umugabo n'umugore n'umucungagereza w'umugabo. Hanyuma kujyana ahantu ha wenyine mwicara uganira na Cyuma mwari mwenyine cyangwa mwari mugoswe mukikijwe n'abasiriveya? Hari abasiriveya babiri, umwe ari hirya undi ari hino. Bivuga ko abacungagereza babiri umwe ibumoso undi iburyo muganira mwaganira nk'iminota ingana iki? Baganira iminota 15. Urebye uko ameze ugereranya n'uko yasanzwe ameze, Cyuma umuntu utamuherutse ameze ate muri gereza? Byibuhara byibushe afite ibiguma. Nawe yakumbwira ati ntukwiyakira ati ko mfashe nkamenya ko ari uko ati ntakundi adate mani izagera mu ngengane. Uvuze ko afite inguma, ubwo ni ibisebe n'ibikomere? Afite ibisebe kuko yabinyeretse, arabifite yabinyerekaga nabo bari kureba yabinyeretse. Ibyo yakweretse ni agana he na he? Yanyeretse hano mu mbavu, anyerekana kuko ari kugiye no gucika. Ngutwi ko kugize? Ari kugiye gucika kuko mugaragara igisebe cyanyuzemo na hano inyuma. None se kikaba igisebe cyo gukubitisha iki? Ni ikintu bamukubitishije cyo? Ikintu bamukubitiye ntabwo namubaje ikintu bakoresheje. Kuko nanjye nabyo nakandi kugaragahindana n'imfitera ndi no kucishamo nkanarira tuhangane. Ubwo namubajije byicikanye n'ibise. Gusa yambwiye ko ikimutunza ari inkoni. Kimutunza ari inkoni? Ntago kubwira ngo biterwa n'iki? Nibura se afite intege zo kuvuga? Afite nibura intege zo kuvuga, aravuga ukumva ijwi risohoka bya nyabyo cyangwa ririmo agahinda? Kuvuga ari kuvuga, umuntu umugabo se kujya ko yihagararagaho kuvuga hari kuvuga. Nyina akavuga ati nakundi cyane. Hanyuma uretse ibyo yakweretse bijyanye no gukubitwa, kwivuza nibura aravurwa ajya kwa muganga? Yivugwa yambwiye ko ngo kubera ikibazo cyo mu nda hari n'ibyo bisebe bamubwiye ngo kujya kwicisha mu cyuma ariko ngo akaba atemerewe kujya kwa muganga. Ubwo uko bizagenda ntabwo nguzi. Abamubwiye ko agomba kujya kwicisha mu cyuma ni bande? Natwe ndamubajije. Naho abamuje kujya kwa muganga ni bande? Ngo nk'abari kwa muganga ntabwo nabibajije. Ngo bya kumwera ari hirya undi ari hino. Njye navuga ko mfite ubwoba, usibye ko yari kuvuga nta kintu ari kurisha. Akavuga akanyereka n'ibisebe dore hano hose akanyereka. Kuko ngewe sinkagira ubwoba nkabwira babona nanjye batsigaranye. Ibisebe wabonye ari ibisebe bikomeye cyane ibisebe byoroheje? Ibisebe kubera ko bimwe harimo ibiri gusa kuma, harimo ibiri byavuba. Gusa nabonye ababaye. Harimo ibyenda kuma akabona ibyavuba, bivuga ko bigenda bisimburana. Kuko no kuba nafungiye n'ahantu hawe nyine nacyo nikumva ari ikindi kibazo atagira n'undi muntu wabana nawe. Afite icyatsi hari. None se yakubwiye ko ubutumwa yaguhaye bw'umuryango cyangwa bw'inshuti ze n'umeze gute? Ubutumwa yamaye ni uko bagomba kujya bagerageza bakamuha amafaranga yo kurya kuko nta kintu impungure nazashoboye. Noneho kandi ikindi ngo amafaranga bohereje kuwa mbere ngo hari amafaranga bambwiye ko amafaranga bamwohereje 30, nabwiye ko nta n'upfumu yigeze abona. Ubwo arambwira ko umuntu azayohereza aje afata nimero yoherejeho akayandika na message ntayitsibe. Noneho wenda yaba atamugezeho umwavuka akaba bamuha agapapuro akagenda, noneho akakamuha akakurikirana ayo mafaranga. Akaba ari ujya kuyaburana? Akayibariza. Akubwira ko akubitwa, yakubwiye ko akubitwa na bande? Abamukubita bo ntabwo mbazi, ariko icyo yambwiye cyo nuko yambwiye ko bamukubita kumuhata kwemera icyaha, kandi muri ngo nta cyaha yakoze. None se aremera icyaha kiye kandi n'ubundi baramukatiye? Nizo ndabizi. Bamukubita ariko kumuhata kwemera, nawe rero akanga kwemera icyaha atakoze. Bivuga ko igihe cyose ataremera ibyaha ntibazarekera kumukubita? Ntabwo bazabireka.
urakoze nibura ubu butumwa bwe bura nguko uko Cyuma abayeho ari hatariho. Tugarutse kuri Barizeye Fabienne kenshi yagiye avuga ko nta na kimwe cyamutandukana Cyuma ko ahubwo azemera akanamuzira. Ndakubwiza ukuri Cyuma arazira umwuga kandi umwuga w'itangazamakuru yawukoraga awukunze. Nanjye nzazira Cyuma kuko ndamukunda. Ikintu ukunda iteka urakizira. Nintazira Cyuma nzazira ubutaka bwa Kangondo. Nibyo bintu bibiri. Nta muntu ngirira idana, nta muntu dufitanye ikibazo. Cyuma mureka arangiza igihano cye. Hari ikintu bitwaye ko wijya kumubabaza, wijya kumwicisha inzara. Tekereza ufashe umwana w'umuhungu nkuriya ari umwana wawe, nawe ukumva ngo bari kumubabaza kuriya. Mwagiye mugira neza, kugira neza ukayisanga iyo ugiye ko guhemuka ntacyo bimara. Mu kwezi gushize nkaba nakuranye kandi nawe ikiganiro akongera kugaruka ku ishyaka rwanira Cyuma. Gusa icyo kiganiro nkaba gitambukije kuba hari amagambo agize ibyaha yakivuzwemo kandi tutabereyeho kugushana umumanga, ahubwo duhari ngo tubakore ubuvugizi. Muri icyo kiganiro na Barizeye Fabienne hari aho yaragize ati: nagarutse ku itongo ryaho nahoze nari ntoye. Gusa icyo nshaka kubwira abanyarwanda, abaturage ba Kangondo turi ku rugamba. Ni naho mpamvu uyu munsi mbura uko mbigenza ukansanga kwa Cyuma ariwe boss wanjye ndetse ufungiye Mageragere. Mfate n'umunota wo kumwibuka ndetse nanashimira Imana ikimuhagazeho. Icyandakaje ni gute boss wanjye Cyuma Hassan Diodone bamufungira mu mwobo yarakoze urupapuro ruha abakozi be akazi, bamurikiwe wasahuye abanyarwanda nanjye ndimo kuko zira miliyoni nanjye zagombaga kunyishyura zira bamufatanye, wakabafungiye mu rugo iwe. Ese ni kucyo taraka nakubwiye ngo reka ibyo gusasa inzobe reka tubirekure tubiveho dusasure. Ubu ni ugusasura. Kuba rero yarahindutse mu kanya gato nk'ako guhumbya iby'ubutumwa yahawe akabivamo kandi agasigara agendera kure cyane abaziranye n'abafitanye isano na Cyuma bose, ntitwamukamira mu kitoze, ntitwamuveba, nta nubwo twamucira urubanza kuko burya ribaruwa riraye. Ntituzi umuba w'inkoni yaba yarakubiswe ngo yibagirwe Cyuma, ntituzi niba yarashyizwe ku mashanyarazi cyangwa se agakorerwa irindi yicarubozo iryo ari ryo ryose ryaba ryaramuteye kuzinukwa Cyuma ndetse n'abaziranye nawe. Gusa icyo bivuze ni kimwe, nuko nta kintu na kimwe Cyuma asohora mu kanwa ke abakumiriza bamushinzwe bifuza ko kigera hanze. Ikindi bigaragaza kandi nuko harimo no guca intege abamusura, kuko niba ugezeho wese agomba guhamurwa no gutegwa iminsi byazarangira atakigira umusura, bakibwiriza kuhacika kabone niyo nta tegeko cyangwa ibwiriza ryo kudasurwa kwe ryaba ryarashyizweho. Mu gusoza ikiganiro cya none nk'uko twabibasezeraniye, turagaruka ku bakubise Cyuma mu buryo bwa ntampuwe, akenda kumuca ugutwi akamuvunagura ndetse akanamwangiza ingoma y'ugutwi kumwe. Inkoni zisumbuyeho kuzo yarasanzwe yaramenyerejwe nizo yakwiswe hagati y'itariki 28 z'ukwa gatanu ndetse n'iya 6 z'ukwezi kwa gatandatu, aho yakwitwaga cyane bisumbyeho kandi agakwitwa kenshi ku munsi ndetse buri munsi. Ni amakuru dukura hafi cyane ye, amakuru ava muri gereza akatugeraho atabanje gusobanwa cyangwa kuvangirwa. Mu nkuri zose Cyuma yakwiswe byaje guhumira ku mirari ubwo umucungagereza yasubizaga inyuma umwunganizi wa Cyuma Hassan wari ugiye kumusura no gukurikirana ikibazo cye, akamubwira ko Cyuma yamwirukanye atagikeneye kunganirwa kuko ngo yakatiwe byarangiye, icyo ategereje ngo ari ugukora uburoko bwe kugeza burangije. Amakuru dukesha abacungagereza babiri babikurikiranye neza nuko umwunganizi yasabye inyandiko ya Cyuma imuhagarika mu kumwunganira irabura. Bigeze kuri Cyuma atongana bikomeye n'uwo mucungagereza amubaza impamvu amubuza kunganirwa, akanabeshya ko ari we wabyihitiyemo ko ari we wahagaritse umwunganizi.
umwuka mubi wabaye muremure ndetse n'amakimbirane biza kugera ku muyobozi wa gereza waje kwihanangiza Cyuma bitari mu magambo gusa ahubwo birimo no kumukubita bikomeye biteye ubwoba kandi bikabije. Mbisubiremo neza hatagira ugira ngo ndasobwe ndacitswe cyangwa ndibeshye. Umunyamakuru Nsenga Cyuma Dieudonné Hassan yakubiswe avunagurwa n'umuyobozi wa gereza ya Nyarugenge Superintendent Auguste Uwayezu. Birabatunguye kubyumva kuko nta nabandi biteguye kubivuga ku mpamvu z'umutekano wabo. Twe tubivuze n'ubundi suko turusha abandi umutekano ahubwo n'uwo dusangamo n'ingerere. Haba ubwo gukura ubusa mu busa bikomeza kuba ubusa. Kutabivuga ngo turakingira ikibaba abasanzwe bagikingiwe sibyo muti w'ikibazo. Uyu munsi niba hari umugaza Cyuma ejo nijya zamugaza ejo bundi amugaze wowe utinya kubyumva no kubimenya. Amakuru adashidikanywaho inzego zifite ububasha ndetse twasaba ko zagenzura neza kurushaho nuko Cyuma Hassan yakubiswe bunyamaswa na Superintendent Uwayezu Auguste uyobora gereza ya Nyarugenge izwi ku izina rya Mageragere, akamumena ingoma yo gutwi ku buryo uko gutwi kutacyumva ubu akaba yumvisha ugutwi kumwe. Uyu Superintendent Uwayezu kandi akaba yarakubise Cyuma hafi yo kumuca uko gutwi yangije. Ikindi yamukoreye nuko yamuvunnye umugongo utari usanzwe worohewe n'abamuvunagura imbavu mu nkoni za buri munsi. Iyo tubabwira hasi impuha samakabya nkuru siniyogeza kubisheceka si wo muti, kubivuga tukabizira nta pfunwe byaza dutera, kabone naho jye utabariza badafitiye kivugira ntazaba nuntabariza nageze iyo ngiyo mu y'abagabo. Hagati aho kwitwa cyane ni Karasira Aimable Uzaramba na Nkusi Jean Bosco. Si ubwa mbere havuzwe iby'umuyobozi wa gereza ukubita imfungwa n'abagororwa. Iziyozwe inkoni cyane zirazwi, harimo iya Karubanda, iya Nyakiriba n'iya Miyove. Izifite agahenge muri iyi minsi zikaba ari iya Nsinda n'iya Muhanga. Ariko nubwo zose zifite agahenge, ikiboko gikomeje kurisha muri gereza ya Rubavu n'iya Mageragere hari Nyarugenge. Mu bayoboye gereza mu myaka 15 ishize uwaciye agahigo kurusha abandi mu gukubita imfungwa no kuzimugaza zikamugira indahiro ni Chief Superintendent Kayumba Innocent. Abamusigariyeho nabo bakaba bari kugera ikirenge muke nubwo bataramushyikira. Iyi ni Pax TV IREME News, ijwi ry'abativugira. Tugihumeka ntituzatezuka guharanira ko umuntu abaho kimuntu mu Rwanda konse rukadukuza tukazanirwa no kurufumbira abazadushirukaho bakazadukorera mu ngata. Jewe ndi Ntwari John Williams, mugira amahoro. habeshwa baswa gusa
muze mubabwire munyabinyo arabigaragaza kari igihuha kandi agenda gikwiza nguwo aravuga nk'uri mw'amabuye ntabwo heki yaryamye yibaza byinshi kubyo azinduka abeshya umutwe akawuteka bimwe bikamuhira atera ubwoba abanyakuri bagaceceka akaguma abeshya gacya akibeshya uwo niwe ukomanga ukuri kwagize ubwoba dore iki gihe tugezemo muntu yirukanye ukuri kose yakumva ukuvuza ukaba umwanzi oya oya ntabwo bikwiye kwababeshya baturushijwe hejuru tugaceceka ukuri kukajya kwihisha nyamara natwe tubiziho yoberwa impamvu tudahuza ukuri ni kumwe si kubi nawe rero nkwimirire erega nibaza kubeshya utagira imwe shobora kuvuga ukuri kandi agahora guhumeka erega nibaza kubeshye n'ibiganza bitagira inzara bibumbatira isimbi ntugatambuke sinshaka gushyushya imitwe ya rubanda sindahira nk'ababeshya beshya sinkiza igihuha nk'abariya sindeshya nka semuhanuka sinsakuza nk'abavugira ku mabuye sinjyanye no kuvugaguzwa simberewe no kucyatsa